Okay. Nakoze repetition bakoze repetition bagucurangira bakano aza. Okay. Zamubona bidatinze azaza Yesu zamubona Muvandimwe tubaye ikaze muri studio za Radio Rusizi mu kiganiro murakoze cyane yewe nitwa Masunzura musore yitwa Deo wewe witwa niyo nizera mediateur iryo ni izina risobanura iki ni izina risobanura umuhuza uri median kabisa uko ni kwa itiso aringize ngo wenda nakabyiniro bakwise wenda barigeze wenda kubaho nk'umukinnyi kumbi na amazina yawe y'ababyeyi niyo mazina y'ababyeyi banyise nayo nitwa na AKA ugira na AKA ngira muri gospel ntabwo birazamo cyane ku kimwe mudashaka utuzina nk'ubu ngubu ube wariyisa kandi kazina mba numva ngiye bihagije izina ryanjye rirabisobanura numva bihagije umuntu wafashe mediateur cyase niyo nizera ni ibintu bifite igisobanuro cyumvikana hanyuma mediateur ni muntu ki mediateur ubusanzwe ni umunyeshuri niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye hano haruguru i Butare nigayemo icyo twita public administration cyase ibintu by'imiyoborere murabyumva nkabandi umunyeshuri nyine nk'ubwo ndi umusore mu rugo ni Nyamasheke mu murenge wa Karambi Nyamasheke mu murenge wa Karambi uri umunyeshuri ukabivanga no gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba ibingibi babitangiye ryari mediateur kuririmba bijya bincanga kubi describing igihe natangiriye kuririmba kuko nakuriye mu itorero muri École de Dimanche dukura turirimba Imana ndimo ndirimba bisanzwe mu myaka mike cyane najyaga mbasha kuba naririmba ahantu ndigeye nyine ku rusengero urumva ko nasa nkaho natangiye gukuza impano cyane mu buryo bugaragara asa nkaho ndangije secondaire kuko nibwo nabashije kujya muri studio nkora zimwe mu ndirimbo hanyuma ibijyanye byo no gucuranga gitari byaturutse nakuze nkunda abaririmbyi baririmba ariko banacuranga cyangwa se ibyo twita live mu buryo bumenyerewe noneho nkumva kuririmba umuntu atacuranga mbega nkumva ntabwo nkumva ntibingera ku mutima neza bituma rero mpitamo kubanza nkamenya gucuranga mbere avandi noneho bizazamuka no kuririmba kugira ngo ibyo byose arigenda ateganyaga abandi hari igihe ubushobozi bwo kujya muri studio akenshi bunagorana ariko umurimo w'ivuga butumwa bugire gute ukomeze ntibimbuze kuririmba cyangwa se mu bivuga butumwa abantu benshi barabitinya kuririmba banacuranga ibi bintu ntabwo bigoye iyo urebye ntabwo ari ibintu byoroshye byo kuba wabasha kuririmba uri kuri microphone ufite message ugomba kugeza ku bantu uri no ku cyuma cya muzika uri muri ayobora umuziki ntabwo ari ibintu byoroshye kuko akenshi ntabwo ari abantu benshi bakunda kubikora cyane bikunda kugorana ariko kuri njye mba numva byoroshye kuko urumva mbega nabishyize mu mutwe numva ko byoroshye cyane kuri mediateur indirimbo maze gushyira hanze kuva wamenya gucuranga kuririmba nizingahe maze gushyira hanze indirimbo zigera mu 9 yego zose zifite amashusho cyangwa n'amaudio amajwi gusa ntago nari nakora amashusho reka dukubita tubangura niyo mpamvu wanazanye gitari uturirimbire kuri imwe muri izo ndirimbo wenda umunota nk'umwe n'igice yego hari isezerano ubitse mu mutima yavuganye nanjye isezerano ry'igihe kirekire n'Imana irinda Abisirayeli ntabwo iryama oya ntabwo ihunikira n'Imana irinda isezerano ryayo ihunikira ihora iri maso iranutiye ndi kumwe nawe Imana yawe nikoko nzajya ngutabara nzakuramiza ukuboko kw'iburyo oya ntutinye ndi kumwe nawe ntukihebe ndi Imana yawe nikoko nzajya ngutabara nzakuramiza ukuboko
hanyuma Mediator indirimbo z'abantu bashobora kuzisanga hehe? Indirimbo zanjye kuntu ziboneka mfite channel ya YouTube yego iriho amazina yanjye nkuko bisanzwe nitwa Niyo Nizera Mediateur. Iyo umuntu yanditse muri YouTube tayari indirimbo ahita zibona zirofisho mu buryo bugaragara. Ndetse ko no kuri radio Rusizi wazizanye. No kuri radio Rusizi ndumva zahageze. Abantu bagiye bazisaba cyane. Abantu bagiye bazisaba rwose byiza. Yes. Hanyuma ntabwo wenda abantu barakumenyera cyane mu biterane cyangwa se mu bitaramo harabura iki cyangwa uri ku ishuri? Muri iyi minsi twari duhugiye mu cyo twise Huye Town Tour. Ni gahunda nifite n'umuvandimwe witwa Modeste Nyemazi hariya i Butare, aho twari turi gukora ivugabutumwa tuzenguruka umujyi wa Huye. Dusa nkaho twari turi gukorera cyane. Ubwo rero n'ibiterane kiretse aho badutumiye, ariko nkanjye ku giti cyanjye ntaho nari napanga ibiterane cyangwa se amakonseri. Urumva kiretse kuri invitation batwitwaye mu ivugabutumwa bisanzwe niko tugenda dukora. Yesu ushaka gutumira Mediateur ya mukura hehe? Nta kindi asabwa nuko gusa yaba afite nimero yanjye akampamagara cyangwa se akohereza ubutumwa mu buryo wenda ngiye kuvuga. Yakoresha nka Tigo yanjye iri kuri WhatsApp ni 072 85 5 138. Ndasubiramo ni 072 85 5 138. Ashobora no kuba yanyandikira nko kuri Facebook, afite page yitwa Niyo Nizera Mediateur Gospel Artist. Cyangwa se ku mazina yanjye yaca yakanyoreza ubutumwa akantu ubwo butumire tukajya kuvuga ubutumwa bwiza n'ubwo buryo nabasha kumenya. Hari umuntu bashije ngo Mediateur asengera hehe? Asengera mu itorero rya ADPR. ADPR. Hari unotoje ngo waba ufite umukunzi wenda hari abantu bifuje kuba mwafatanya ariko nk'umugabo n'umugore murimo w'Imana. Okay, nta mukunzi mfite ndacyari muto, ndacyafite igihe kirekire cyo kuba. Ntabwo bisobanutse. Birasobanutse, bishatse kuvuga ko sinava ngo ndimo ndamushaka kuko ntabwo nagira igihe cyo gushaka umukunzi. Exactly, ntabwo igihe kiragera. Ngo amasomo yawe uzayasoza ryari? Ubu ngubu gutya ndangije level ya 2, nsigaje imyaka 2 ni muri Vision 2020 nibwo nzandangije kaminuza afite bachelor's degree. Okay. So turi kujya tugana ku musozi, iminota yadufashe deja. Niba hari ubundi butumwa kuri ku mutima nka Mediateur wabo bagenera wenda tukazongera kubana ubutaha mu buryo burambuye. Reka mvuga kino kintu njya nkunda kukivuga. Muri iyi minsi abantu bazakunda kubona njya nkunda kwivuga Satani afite uburyo bwinshi ari gukoramo nawe kugira ngo abashe gufata abantu, ariko gakunda gusanga abantu b'Imana ntabwo ari gushyigikira ibikorwa by'abavuga butumwa n'uburyo ki bwa gospel cyangwa inkuru nziza kugira ngo nabo babashe kwamamaza ubwami bw'Imana. Ariko ibyo njya nkunda kubwira abantu, niba umuntu yumvije ibintu byiza akumva uburyo cyashyigikira umurimo w'Imana, nashyigikira umurimo w'Imana we ku rwo ruhande, hanyuma nawe abashe kugira igikorwa akora kugira ngo yamamaze ubwami bw'Imana. Nicyo nkunda kubwira abantu, niba ari indirimbo uyumvije ukumva irakubaka nk'umukristo cyangwa se nk'umuntu usanzwe, yisangize na mugenzi wawe mubwete Mediateur twumvisha afite indirimbo wenda yitwa Ibyiringiro, numva ifite ubutumwa bunubu, nawe umubwire ayumve ntacyo biba bitwaye. Niyo mahirwe dusa nkaho twagize kugira ngo ibikorwa tujye tubivana aho mu rusengero tubizane kuri radio, tubyohereza abantu kuri Bluetooth, kuri WhatsApp, no kuri WhatsApp mujye kuri YouTube. YouTube channel yawe yitwa Niyo Nizera Mediateur. Asante sana, reka tugushimire cyane. Ubutane twongera kugukenera turizera tudashidikanya ko uzaboneka. Nzaba mpari cyane. Arakoze cyane Mediateur ubw'indirimbo ze mwabyumvise, no muririmbye mwiza cyane, tuzakomeza kugenda tuzibumvisha ahangaha kuri radio Rusizi, murakomeza no kugenda mwisama mu biganiro bigiye bitandukanye.